ha 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 nanjye nseka ha bagabo ndabibutsa ko intare ziba mu ishyamba, inyamaswa ziba mu ishyamba, ntago ziba mu rugo, nta n'intare cyangwa inyamaswa itinyuka kwinjira mu bantu kugeza ubwo wowe wihinduyeyo, kugeza ubwo wa mugabo we wihinduye inyamaswa, ugataha abana bakirukira munsi y'ibitanda, ugataha umugore atifuza kutaha. Urumva ko ngako ari gaciro nyabaki wihaye. Isubireho inzira z'ikigendwa, naguhagurukana karabagirana uzabura aho kwirwa, kuko ahandi wagaragaraga nk'umugabo uzahagayirwa. Ikureho umugayo rero wisubiraho, ufate umudamu wawe aho wamujugunye, hahandi wamutaye hamwe wamutabitse akaba yarabaye icyo ntazi. Gerageza umukureyo kuko biri mu biganza byawe. Bakunzi ba Byakubera TV muraho neza. Yambi umwami Yesu ni yamamare, yamamare agakiza k'Imana kaganze mu mitima yacu binyuze muri Byakubera TV. Inshuti zanjye rero ndabasuhuje, abari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, abankurikira bari mu bihugu byinshi bitandukanye. N'ukuri mwubahwe, muraba agaciro kuri njyewe, muraba agaciro rwose, mumpa motivasiyo. Ndabashimiye aho muri hose mubyumve. Ndasaba namwe muri kundeba mutarakora subscribe, ni ukuri mubikore nk'abikinira, mubikore nk'abikorera. Umugabo ntabwo aba umwe, abashyize hamwe nta kibananira. Muje mukanshyigikira, mukamfasha gukora subscribe, mugasharinga ibiganiro binyura kuri Byakubera TV, byamfasha kandi nawe byagufasha, twafatikanya kubaka sosiyete nyarwanda. Inshuti zanjye rero, nk'uko mubizi, ikiganiro cy'ubushize cyaje kivuga ku myitwarire idahwitse y'abadamu, ariko noneho uyu munsi ngarutse ku gishobora gutera iyo myitwarire mibi. Inshuti zanjye rero, ntago nabateye amabuye, murabizi, ntago nabateye amabuye rwose. Uko mu rusyo akoma n'ingasire, ni muri urwo rwego uyu munsi naje kubabwira kimwe mu bishobora gutera imyitwarire mibi, yayindi nababwiye y'abadamu, bikaba byabangiriza isura, bikaba byabangiriza avenire, bikaba byabangiriza ejo hazaza. Uyu munsi rero naje kugaya abagabo bamwe na bamwe bigira abatagatifu hanze, bigira abantu babere, bigira abamarayika, bigira intungane mu nzu iwabo ari inyamaswa, mu nzu iwabo ari nabita ikise, ari ibikoko bitagira umutima, ari bameze nk'ibiharamagara, bigatuma bangiza ubuzima bwabo bashatse, kandi barabashatse bazi ko baje kunezerwana nabo, bafatikanyije bagafashanya mu buzima baba basigaje ku isi. Ndagaya rero mwabagabo mwe, mwisubireho mugabanye umutima wa kinyamaswa, kuko ni mwebwe muri kwigirira nabi, ni mwebwe muri kugira nabi umuryango nyarwanda, ni mwebwe muri kugira nabi ikiremwa muntu. Abagore mwabashatse mubakunze, mwabashatse mubizeza ibitangaza, mwabashatse babizeye, none mwababereye inyamaswa kugeza ku rwego nabo biyanga bakamera nka ba bagore nababwiye ubushize. Narabibabwiye, abagabo bamwe baraserebura, baravuga ati rwose abagore bacu nibo bitwara nabi, nta kintu baba bitayeho. Ariko ndakubwiza ukuri wa mugabo we, wowe uri kundeba, uzi neza ko imyitwarire yawe yagize uruhare rukomeye mu mibereho y'umugore wawe yo kwangirika mu bijyanye n'umutwe, bigatuma yitwara muri rwa rwego nawe ubona ko n'abantu babona ko nta kintu amaze. Ndakubwiza ukuri ngo nutisubiraho urapfuye.
nutisubiraho urapfuye, nutisubiraho uragaragaye, nutisubiraho urasebye, kuko nje kubwira we mugore watewe agahinda n'umugabo, watewe kwitwara gutyo n'urushako rubi, akakunaniza ukagira ubwo wiheba. Rwose mbabarira, wikwiheba, haguruka urabagirane, uri mwiza, uri uw'igikundiro, uri uw'umumaro. Kwikunda byakubera, kwigarurira icyizere byakubera, kubaho ubuzima washakaga mu nzozi zawe byakubera. Witekereza ibigusubiza inyuma nk'uko umupati nawe washatse abyifuza, kubera ukuntu akwitwaraho. Wibiha agaciro, haguruka urabagirane, haguruka urabagirane. Urabizi neza ko uri uw'agaciro, na kera urabizi ukuntu wajyaga wireba ukavuga uti rwose nakora ibi, ku bushobozi bw'ubwenge bwanjye mfite nakora ibi. Ariko ubu ngubu iyo wirebye wibona muri ka gatebo ka ba bagore. Ntago naje kubasubiza hariya hasi, ntago nabivuze kugira ngo musubire hariya hantu, ahubwo naje kugira ngo witekerezeho, wongere wigarukemo, urebe impamvu yabiguteye, urwane nabyo, ubisubize inyuma, ubitsinde, ubikure muri wowe, kugira ngo wongere urabagirane. Kandi ni ukuri byakubera rero nshuti yanjye, mudamu, mugenzi wanjye, ndakwinginze ngo ni ukuri agahinda kawe turakumva, umubabaro wawe ufite watewe n'uwo mwashakanye turawumva. Turabizi neza ko hari abagabo bigira beza hanze muri sosiyete, tukababona nk'abaroromodo bacu, kandi mu rugo ari inka, mu rugo ari intare, mu rugo ari inyamaswa, mu rugo ari wa mugabo ujya gutaha abana bakiruka, ari wa mugabo ujya gutaha umugore akavuga ati mana noneho iri joro ndarikesha. Ndakwinginze ngo haguruka wongere urabagirane, rwana hatana. Sinkubwiye ngo bigishegabo, sinkubwiye ngo bincege, sinkubwiye ngo ba icyo ntazi. Ukurikije ubwenge, ukurikije uko witekerejeho nyuma yo kumva ikiganiro cyanjye, ndakwinginze ngo haguruka ufayitinge. Urabishoboye, va muri ubwo buyobe, rwana ku buzima bwawe, rwana ku gaciro kawe, byose biri mu biganza byawe. Haguruka ufayitinge, garagaza icyo ushoboye, igaragaze nawe. Tugukeneye nk'umugore w'umumaro, ntabwo tugukeneye nk'umugore w'umupfapfa. Rero biratangira gake gake. Ntago mbabwiye ngo haguruka wiruke, ntago nkubwiye ngo haguruka urwane usuzugure, oya. Ahubwo tangira udeklare agaciro kawe mu muryango, tangira ugaragaza icyo ushoboye mu muryango, tangira wirwanirire. Kandi byakubera bya bindi byose ubona abagore bakora b'intwari, ukavuga uti wa uriya mugore ni intwari, yakoze ibi, yageze kuri ibi, arashoboye. Ni ukuri nawe urabishoboye, ahubwo widegraze, witesheje agaciro kubera icyo umugabo yakubatsemo, kubera ubwoba yakubitsemo. Niyo mpamvu witwara gutyo, ariko warwana nabyo kandi wabitsinda, warwana nabyo, wahangana nabyo, kandi waba umugore muzima, kandi waba umugore wifuzwa n'abantu bose. Mugabo rero ndakwinginze ngo wowe uzi neza ko witwara neza hanze barakubona pe, hanze turakubona uri umugabo usobanutse, uri umugabo uvuga rikijyana, uri umugabo ugaragaza ko ushoboye kandi ushobotse, ariko mu by'ukuri ushobotse hanze, ariko mu rugo ntushobotse. Ndakwinginze rero ngo uburenganzira umupatena wawe, uburenganzira uwo mwashakanye nawe arabagirane, akwereka ibyo ashoboye, wimutesha agaciro, mwubakemo icyizere. Basi bigirire ko yanakubyariye, basi bigirire rwa rukundo wigeze kumukunda. Niba waranamubeshyaga, ariko basi bigirire. Twebwe turi kubigusaba kuko uwo mugore turamwifuzamo iby'umumaro, turamwifuzamo inkunga ye wapfukiranye. Mugabo turakwinginze ngo rekura uwo mugore mu bwisanzure, atanga umusanzu wo kubaka sosiyete. Turamukeneye, wimupfukirana ngo umwicire kurwara nk'inda. Dore yaridegraze, yitesheje agaciro kubera amagambo mabi ukomeza umubwira,
umutesha agaciro buri munsi umubwira ko ntacyo ashoboye, umutesha agaciro umubwira ko ibitekerezo bye nta mumaro, umutesha agaciro umwereka ko nta kintu na kimwe ashoboye, nta n'ikintu yakwigezaho. Nawe arareba iyo yisuzumye bitewe n'urwego umaze kumugezamo, iyo yisuzumye arireba akavuga ati si ubundi maze iki, si ubundi nahera he. Ndakwinginze ngo murekure, muri bere, umuhe kwishyira yizane kandi ubimufashemo basi bwa rimwe, isubireho, umubere umugabo nyamugabo uwo yifuzaga. Mwerera imbuto kuko uyu munsi nahawe ariko ejo sahawe. Kora neza, gira neza, wigendere. Ibyo abantu bakuvuga hari hanze ntabwo ari byo bizakujyana mu ijuru. Ibyo abantu bakwaturaho hari hanze si byo bizakujyana mu ijuru. Mbere na mbere uzabazwa uw'Imana yaguhaye, uzabazwa umupatena wawe Imana yaguhanye nawe urubyaro kugira ngo mururere neza. None wamubereye intare, abana ntibazi ngo papa avuga neza ryari, abana ntibazi kwishima kwa mama wabo kubera papa wabo n'induru ihora mu rugo kandi hanze bikagaragara ko nta kibazo. Ndakwinginze ngo rekura, muha amahoro, muhe kwishyira yizane, muhe gutuza muri we. Uzongera ubone urukundo, uzongera ubone ubwiza bwe, uzongera ubone ko ashoboye nuramuka umuhaye ubwisanzure nk'umugore mu rugo. Mugashyira hamwe, apana kuza umenyesha utanga amatangazo. Mu rugo ntabwo ari aho amatangazo. Nongere nkubwire mugabo, mu rugo ntabwo ari aho amatangazo. Mu rugo ni aho abantu bajya inama, mu rugo ni aho abantu bungurana ibitekerezo. ntabwo ari aho kuza uvuga ngo madamu se ukiyivuga reka oya mama runaka, ni uko nguko muza muvuga. kandi ubwo hanze winjiye wari uri guseka, abaturanyi bakubonye umeze neza, winjiye mu nzu ufunga isura. Ese uramufungaho isura agutwaye iki koko? Uwo mwanakazi w'umunyarwanda agutwaye iki? Urabona we kwishima bitamubera? Urabona kurwubaka neza bitamubera? Urabona we ari we wifuza urugo ruhora rumeze gutyo, ruhoramo induru, ruhoramo amarira adashira? Urabona ari we urwifuza? Nta mugore wakwifuza urugo rw'amarira, nta mugore wakwifuza urugo rw'agahinda, nta n'umugore wakwifuza kwirirwa yicaye mu rugo nk'uko wahamuzirikiye. Ese ko wamubujije kugira icyo akora, akakubwira ibitekerezo bye byose ukabitesha agaciro, uba wumva igihe uzaba utakiriho abo bana uzamusigira, cyangwa se niba nta n'abana mufitanye, uba wumva ubuzima bwe azahera kuki? Basi wagendeye ko wamukunze nawe ukamwereka ko ashoboye, ko yakwibeshaho, ko hari icyo yakwikorera, we wabigizemo uruhare, ukamutera imbaraga, ukamubera ingabo, ukamuteza intambwe kubishoboye. Ese ko wirirwa ugira abandi inama zikabafasha, zikabubakira, ko bakuririmba hanze bakwamamaza, ko bavuga ati runaka arashoboye, hahirwa umugore washatse uriya mugabo. Ese ko iyo babivuze ukabyumva, wowe wumva umeze ute muri wowe? Uzi neza ko uri inyamaswa mu rugo? Uzi ko hari abagabo batagira umutima? Ni ukuri hari abagabo batagira umutima namba, batagira umutima ubacira urubanza, bahora bumva ko nyine ari abagabo nta kindi ari uko nguko bimeze. Ndakwinginze rero, ndagusabye ngo bohora nawe byamubera. Ibyo ubona kuri ba bagore b'intwari nawe yabishobora ubimufashijemo, kuko ahantu wamwicaje kuhahaguruka uzabigiramo uruhare kandi wabishobora, ndetse kumugirira neza byakubera. Nk'uko mubizi yicano yaje gukangurira abantu, kubabwira ko ibyiza ntabo byagenewe, kubabwira ko gukora neza ntawe byagenewe abantu bose. Nta wahiswemo ngo runaka azakora neza cyangwa azagirirwa neza. Oya, girira neza bose uhereye mu wo mu nzu. Ugasanga umugabo aciye ku bana bari gukina agapira, urabona arasetse arishimye, niba kamuguyeho nawe ateye umugeri. Ese uko nguko uteye umugeri wishimiye abo bana ko bari gukina, ese abana bawe bashimisha gute? Ese iyo bagezemo barishima cyangwa barihisha? Ese urabona abo bana badakeneye ibyishimo bya papa wabo? Mve no kumumamada. Abo bana urabona batagukeneye, urabona badakeneye kunezezwa n'ababyeyi babo.
ariko uzi ko gukina nabo si wo munezero wonyine bakeneye no kubona wowe n'umugore wawe mwishimye, bakeneye kubona papa na mama bishimye. None wamubereye intare, wamubereye igihararumbo, wamubereye mayibobo mu rugo, wamubereye inzererezi, kambivuge gutyo, kuko ubundi umugabo udakunze umugore we, umugabo udaha agaciro umugore we, ni ukuri aba ari inzererezi. Bisubiremo, aba ari inzererezi. Niba udakunze umugore wawe ukajya kwirirwa wishushanya hanze, ntaho utaniye na Marine zirirwa zizerera. Urumva? Ni ukuri n'abo ngabo wirirwa usekera hanze nta kizima wabaha, baramutse bakwiyegereje bakaguha umwanya, nta kizima na kimwe wabaha, nta munezero wakwigera ubaha utawusize mu rugo iwawe. Kandi reka nze mbabwire, uri kwanga gusiga unejeje umugore wawe, ukibwira ko ugiye, ko uri bunezererwe hanze, uri ujye kwishushanya isi yose tukakubona kuri umugabo w'intangarugero, tukakubona kuri rorumodo. Umusore akaba yagiye gushaka akavuga ati ndifuza umukobwa yaba agiye gushaka akavuga ati wazama nkabona umugabo nkuriye. Uzi umuvumo uri kukujyaho. Ibaza ariko amarira yagira yashatse umugabo nkawe. Ndakwinginze rero umugabo wowe uri kundeba, watesheje agaciro ibyo wasezeranye n'umugabo wawe n'umugore wawe, yandahiro mwagiranye ukamubwira ngo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Ndakwinginze ngo iyo ndahiro ese koko urayubahiriza? Ese uramwubaha nk'uko bikwiye? Ni ukuri ntabwo umwubaha, kuko umuntu wakubaha ntabwo wamutesha agaciro. Umuntu wubaha ntabwo wareka kumuha umwanya ngo nawe yerekane icyo ashoboye. Umuntu wubaha ntabwo wamureka ngo abe nk'igiharamagara agende yiyanga agere kuri ya rwego yitwa icyo ntazi, yitwa umugore w'imburamumaro, yitwe terera iyo mu rugo, yitwe agaragare nk'udafite agaciro. Umwubaha nk'uko wabirahiye mu ndahiro, ntabwo wamuhindura umugore udafite agaciro mu rugo. Uzi ko hari abagabo mufata abagore banyu mukabarutisha abakozi banyu. Ese ubwo uba umwubashye? Kandi umugore arahari, urabizi neza ko niba afite imyitwarire mibi nk'iyo navuze, nta kintu yitaho, urabizi neza ko ari wowe soko y'agahinda n'umubabaro byamwaritsemo, bikamugeza kuri iyo nivo, kuri urwo rwego agezeho, kubera ibikorwa byawe yaje kwitezeho, kubera urukundo yaje kugaragariza, kubera kugwa neza yari akwitezemo, yaje arabibura, asanga abana n'inyamaswa, agera aho ariyanga, ariyanga kugeza ku rwego amera nka wa mugore nababwiye, ubyukira muri televiziyo, ibyo mu rugo ntabyiteho, aragenda akiyanga, ari wowe wabigizemo uruhare. Urumva agahinda wamuteye, nawe akagenda kakamwarikamo, akiyanga, akagenda akicupiza na bwa bwiza bwe yari afite, na bwa bwiza bwe yari afite bukagenda bukayoyoka, kubera ko wamutesheje agaciro, wamweretse ko ntacyo amaze, wamweretse ko nta terambere yakugezaho, ndetse wenda waranabimubwiye ko nta kintu yakugezaho, kandi mu by'ukuri utarigeze umuha umwanya ngo akwereke icyo ashoboye. Wamweretse ko ntacyo ari cyo, hari abagore benshi bamurusha agaciro, wirengagije uko abagabo babo bitwara, wirengagije neza abagabo babo babereka kugira ngo babe kuri iyo babona. Nawe icara hamwe usarura uwo musaruro, niko wabibye ibibyara agahinda, wabibye ibibyara umunabi, wabibye ibyangiza umudamu wawe muri we. Niyo mpamvu mubona yitwara gutyo. Icara hamwe rero, warishigishiye, rusome. Niba udashoboye kurusoma rero, tangira uterete bundi bushyashya,
kuko kugaruka kwe bizakwahagiza, kandi kugaruka kwe mu bumuntu akaba umugore muzima bizagirwamo uruhare rukomeye nawe nutangira ukagarura umuntu muri wowe ukareka gukomeza kuba inyamaswa nk'uko wigize uko nguko, wigira ndigabo, wigira wigira uko nguko nyine. Biri mu maboko yawe, ni wowe ugomba kubikora, ni wowe ubifite mu biganza. Garura umugore wawe mu bumuntu, turamukeneye. Sosiyete nyarwanda dukeneye imbaraga ze, abana bawe bakeneye mama wabo nyamama wabo, apana wa mama wabitsemo ubwoba, wa mama wagize icyo ntazi, wa mama wahinduye igishogoshogo. Ntabwo ari we bakeneye. Bakeneye mama wabo w'umumaro, bakeneye mama wabo wikunda akabatoza nabo kwikunda, bakeneye mama wabo ukunda umuryango, ntakiwitayeho kuko n'ubundi abona ntacyo amaze kubera ko wamudegraze. Buriya umugore uhabwa agaciro n'umugabo mu rugo uramureba ukamumenya. Nta gaciro wigeze umuha, nawe nta gaciro yiha. Yari yiringiye ko ari wowe mbaraga ze, ko ari wowe uzamufasha kugira agaciro, none ni wamufashije kumusenya, wamushyize hasi ahantu bwe kuhikura biramugoye. Ndakwinginze basi I beg, basi bwa rimwe igaragaze nk'umugabo mu rugo, basi bwa rimwe mwerera imbuto, uzareba ishusho ye ya nyayo. Umunsi uzaca bugufi ukemera neza ko wamubereye inyamaswa, ukemera ko wamubereye intakoreka, ni ukuri uzabona umusaruro wabyo kandi azarabagirana. nawe uzajya wibaza ngo ese ndi kurota cyangwa ni ukuri. Abagore dukunda abagabo batubwira neza. Iyo umugore wamubwiye neza, urumva niyo ntacyo wamuha, wamubwiye neza, ni ukuri biradufasha. Haguruka rero umugabo, rwana ku rugo rwawe, basi nutabimukorera kugira ngo yishime agaruruke mu bumuntu, kugira ngo bibe ineza y'umuryango wawe, ineza y'urugo rwawe, basi bikorere abanyarwanda, basi bikorere ikiremwa muntu, basi bikore kuko hari icyo byafasha abandi bo hanze bamwe birirwa bagusingiza. Ni ukuri turifuza uwo mugore wawe kwagaruka mu bumuntu, kandi biri mu biganza byawe, kandi byakubera ni ukuri kumubanira neza, byakubera ni ukuri byakubera. Uwo mugore ntabwo yavutse ari inshinzi, uwo mugore ntabwo yavutse ari igiharamagara, uwo mugore ntiyigeze avuka ari umunebwe, yakuze akora, yakuze afite inzozi zikomeye cyane. Ndakwinginze wa mugabo we, basi tubabarire, tubabarire, ugire icyo ukora, ukorera uwo mugore. Ni ukuri ndakwinginze, ibintu byo kwitwara nk'inyamaswa bireke, basi bwa rimwe, basi bwa rimwe tugirira umumaro. Tera intambwe, tera intambwe, ugire icyo ukora kuko biri mu biganza byawe. Ni ukuri nawe akurikije ikiganiro, ndavuga umudamu wawe yumvishe ikiganiro natambukije ubushize, aravuga ati ariko se Jotine rwose uratubwira ibintu nk'ibyo ngibyo, n'ubundi turabana n'inyamaswa, mu kanya gato turabikora n'ubundi ntibihabwa agaciro. Urumva koko umuntu yabigira ate? Urumva ahubwo udashaka kudusaza? Oya, ndakwinginze wa mugabo ngo tera intambwe, ca bugufi, ca bugufi, ihangane bwa rimwe. Ni ukuri nawe agira aho ahera, basi mwerera imbuto bwa rimwe, nawe ndabizi ko uzasarura izirenze izo uzaba weze. Ndakwinginze rero, ndakwinginze, reka kuba icyo ntazi, reka kuba inyamaswa, reka kuba ikise, reka kwigira ndigabo. Erega uwaciye bugufi agera kuri byinshi, kandi umutima waciye bugufi unezeza Imana. Ese ntabwo wowe wifuza kunezeza Imana? Ese wahereye mu rugo rwawe ko rwakubakika neza kandi rugakomera? Badamu rero nshuti zanjye, ndabinginze ngo tangira gake gake, wikure muri ako gahinda watewe n'umugabo. Ntago nabateye ibuye, ntago nabateye ibuye. Ndabizi neza ko
umugabo wumvishe kiriya kiganiro wese akaba ari bwumve n'iki kiganiro, uwacyumvishe mbere yaraserebuye ngo yego sha, ngo batubwirire sha, ngo abagore b'intakoreka sha, ngo yego sha babwire, ngo wenda bakumva. Ndaguhumuriza mudamu mugenzi wanjye nkubwira ngo nabo aho bari nibicare bige, nibicare bige bumve ko ubwo buzima ubayeho wabitewe nabo, bicare bigaye bumva uruhare rukomeye rw'agahinda baguteye kakakwarikamo, kakakugeza ku myitwarire mibi batigeze bishimira. Byose biri mu biganza byabo, byose ni urufunguzo ruri mu ntoki zabo. Nibagira icyo bakora, nibahaguruke bagira icyo bakora kugira ngo namwe mugire aho muhera. Ariko nawe ntiwicare mudamu, fayitinga, bikorere wowe ubwawe. Ikunde, tangira wikunde, wigaruriremo icyizere, wigaruremo umutima wa kimuntu, wigaruremo agaciro, wumve ko uri uw'agaciro, wumve ko uri uw'umumaro, wumve ko uri igitangaza. kandi ni ukuri uri igitangaza. Haguruka rero urabagirane, turakwiteguye, tuzakwakira hanze ahangaha n'ibyishimo, kuko uri uw'umumaro, turagukeneye. Haguruka ufayitinge, haguruka urwane, kora igikwiye nk'umudamu. Nawe mugabo uri kunyumva, kora igikwiye nk'umugabo, uzuza inshingano zawe. Nyiramwiza, nyiramana wawe, dativa wawe, gororiyoza wawe, marigarita wawe, sonia wawe, anje wawe, hope wawe, wamuzanye ukeneye kunezerwa, wamuzanye ukeneye kwishima, wamuzanye ukeneye kubaka umuryango. Ndakwinginze nkubwira ngo nawe yaje ari ibyo ngibyo bimuzanye, umunezero hagati yawe nawe, umunezero mu rugo rwanyu, umunezero mu muryango wanyu. Yaje yifuza ibyo byose by'umunezero. Ndakwinginze rero, ndakwinginze kugira ngo ugire icyo ukora. Ndakwinginze wa mugabo we, gira icyo ukora. Ndagusabye, kandi aho uri wicare wigaye, aho uri wicare wisuzume. Baravuga mu kinyarwanda cyiza ngo ubugabo utisubiyeho bubyara iki. Namwe nimwiyuzurize, ntago mbarusha imigani, murayizi kundusha. Rero kandi byakubera, gukorera urugo rwawe neza byakubera. Umudamu wawe nkwibutse ko ntago yaje yifuza ibyo bintu ufite, ntago yaje yifuza iyo mitungo waba ufite, ntago yaje yifuza ibindi uretse umunezero, uretse kubwirwa neza, uretse amagambo meza. Hari abibeshya ngo rwose ngo amagambo meza ngo siyo yubaka. Aha, kambihorere. Niyo mpamvu hanze aha hari abagabo cyangwa se hari ubusoresore bwirirwa bubwira amagambo meza abagore banyu bakarinda ubwo babatwara, mwihagazeho ngo mwanze kuyababwira. Ndakubwiza ukuri ko umugore wawe naramuka ahagurutse akarabagirana, ugakomeza kwicara utibwiriza icyo gukora, bazamugutwara. Usigara umurebera hanze uvuga utuzi koko wa mugore wanjye yari umugore muzima. Ndakubwiza ukuri ko nahaguruka agafayitinga, agahangana n'ibibazo wamushyizemo, akarwana nabyo akabitambuka, ugakomeza kwihagararaho ngo ntuzamubwira amagambo meza, ntuzamusekera amagambo y'urukundo. Hanze hari abasore bayatanga menshi, hari abasore bazi kuyavuga bababeshya. Abagore ni inzabya zoroshye, abenshi batazi agaciro k'umuryango, barayumva bakayaha agaciro, kuko mu rugo iwabo ntago bayahumva. Aho kugira ngo utahe umubwira amagambo mazima, utahure intare. Nahura rero na Rubyogo hanze hariya bigize bantuza ngo nabaki mama, azayamubwira, usigarurira mu myotsi nka Bakame. Ndakwinginze rero ngo biri mu biganza byawe, biri mu maboko yawe. Gerageza wisubireho. Kwisubiraho ntawe ubigayirwa, kwisubiraho ni igikorwa cy'ubutwari. Kwisubiraho ugakura hahandi wajanditse umudamu wawe, ni ukuri ni igikorwa cy'ingenzi. Bigerageze, bikore, kandi byakubera. Kubanira neza umupatina wawe byakubera, kubanira neza umuryango wawe byakubera. Byose bihera mu rugo,
byose bihera imbere mu muryango. Ntabwo uzabanira neza abaturanyi imbere uri gica, ntabwo uzabanira neza sosiyete nyarwanda imbere mu muryango wawe uri icyo ntazi, ntabwo uzabanira neza isi yose muri rusange utabibanjirije imbere mu rugo. Bana neza n'umudamu wawe, umuhagurutse, umurandate, umufate. Ni ukuri murabizi neza ko abagore akenshi ni mwebwe twishingikiriza, ni mwebwe tubonamo nk'imbaraga zacu, nk'uko ubona umwana yiringira ababyeyi be kuri buri kimwe cyose, akumva ko aribo bafite imbaraga, ko bamurwanirira na hahandi ubona ko utashobora. Abana niko baba babibona, ariko n'abagore muri intwari zacu, muri intwari zacu rero turabubaha, muri intwari zacu. Ni mwebwe tuba tubona ko ibyatunaniye ari mwe mwabidushoborera, none mwaratudegraze, none uragenda ukita kubo hanze ukabereka ko uri umugabo w'umumaro, ariko abo mu rugo batesheje agaciro. Ako gaciro uba uha abo hanze karaza kakafekita umuryango wawe. Kandi rega baravuga ngo urugo rumeze neza bigaragarira ku mugore. Kanze mbahe devoir rero ko mbiyiziyera, ko mbiyiziye abantu ndabazi, ndabinginze mwa bantu mugende aho mutuye murebe urugo runaka uko umugore n'umugabo babana hanze, noneho ubihuze nuko umugore agaragara hanze ari wenyine, cyangwa se uko umugore mumuzi yitwara mu rugo. Murahita mumenya umugabo we ni muntu ki, murahita mumenya ubunyamaswa n'ubumuntu bw'uwo mugabo. Hari ababigerageza kubihisha hanze, ariko sha umva, nawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Ese ko bagiye kukuvumbura ukagayirwa hanze, wa mugabo we, ko bagiye kukuvumbura ukagawa witwaga kuri umugabo w'icyubahiro, bagiye kugucishamo ijisho, ushatse waryicishamo wowe ubwawe hakibona, ukisubiraho ukaba umugabo w'intwari ubereye umuryango, wifuzwa na bose, ukaba umugabo werera imbuto uwo yashatse akunze. Mukunde basi bwa rimwe, umwereke ko wigeze wamukunda, umuhagurutse arabagirane, kandi urumuri azarabagirana nawe ruzakumurikira, ruzakubera ibyishimo by'ubuzima usigaje hanze, ruzakubera umunezero w'ubuzima bwawe bwose usigaje, apari yo kwishimira hanze gusa, nabwo urenzaho uzishima hanze no mu rugo, kubera ko uzaba wamufashe akaboko ukamuhagurutsa, ukamujandura mu isayo wamwicajemo. Kandi ni ukuri byakubera kumurandata, ukamufasha kuva mu bibi wamwicajemo. Ndabakunda cyane rero, komanteri zanyu ndazikeneye kandi ndazitegereje. Mujye mukomeza munyandikire, nimero yanjye narayibahaye ndanayipiningaho hasi. Mumbwire ese mwebwe mukurikije iki kiganiro cyangwa mukurikije ibyabanje, murabona hari intambwe cyangwa se hari umusaruro biri gutanga? Ndabinginze rero mwisubireho, mwisuzume. Bagabo bacu turabakunda, turabakunda, mwubahwe, murabo kubahwa. Imana yabahaye icyubahiro, tugomba kububaha, mwubahwe. Turabakunda cyane kandi tuzahora tubakunda. Bye bye bakunzi bacu bakuri Byakubera TV. Rero nakagaruka, ubu ngiye kubategurira show iteye ubwoba, show umva izazi, ndabahishiye, izaza buri wese yibonamo, mbese mbateye amatsiko. Bye bye.